Muraho neza murakomeye bakunzi ba Cyomorovete TV, bakunzi bacu, amahoro y'Imana nabane namwe. Turabakunda cyane, twishimiye ko dufite abakunzi bangana nkamwe, kandi nukuri ndabwira abo babaye ngo wihangane ejo buzacya umererwe neza, kandi nukuri nawe umeze neza wibuke gushimira Imana kuko ari yibigena. So rero bakunzi bacu, turabashimiye kubwo kudushyigikira, mukomeje kutwereka, abakoze share, bakomeje kudukora share video yacu. Imana igiba umugisha, abatumira ishuri ryacu rimenyekana, nukuri Imana igiba umugisha mwinshi. Kandi nukuri ndashimira mwebwe mwakoze subscribe. Wowe ndebye bwa mbere ndagusabye ngo ukore subscribe, noneho kubyifuza ugira bitandukanye muri business ushaka gutangira cyangwa se ushaka kwiyungura, ujye ureba aho kuri Cyomorovete TV, ureba amavideo ko yagiye atambuka. Niba ukeneye ko tugukora projet runaka mu bijyanye n'ubworozi, twayigukorera maze nawe ugatangira ukakira ifaranga, ukaba umukwiza tunga. Kuko hano kwa Cyomoro intego yacu ni uguhashya, ni ukwirukanira kure ubukene, kuko isi tugezemo ni isi y'iterambere. Rero nta mpamvu yo kugira ngo dore twicaye mu nzu ngo dutegereje link zo kudepoza, ahubwo duhaguruke muri ya mafaranga make yose nagiye mbabwira. Birashoboka cyane kubigisha ku bworozi butandukanye, ariko nkibanda cyane ku nkoko n'ingurube. Ariko nagiye mbona abantu benshi mufite amatsiko mukeneye ko nagenda mbigisha ku bworozi bw'inkwavu. Naragera kure mbibutsa ngo ibikorwa ibyo byose bigiye bitandukanye bijyanye n'ubworozi, serivisi ukeneye wajya umamagara nkagusobanurira. Yaba ari gushyira amatungo mu bwishingizi, wamamagara nkagufasha. So rero nibutsa amakampani atandukanye, aborozi batandukanye, abafite ibikorwa bigiye bitandukanye mukeneye ko tubamamariza, ni karibu. Twebwe kwa Cyomorovete ntabwo duca menshi, duca makeya kugira ngo buri wese abashe kubyibonamo, ariko nawe nuzuye afite uzayaduhe. So rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku bworozi bw'inkwavu. Nagiye mbona abantu benshi mugira ibibazo ibi bikurikira, cyane cyane mwagiye mugira ibibazo ku nyubako cyangwa uburyo wakubakira inkwavu zawe. Si ibyo gusa, nza kubona mufite n'ibibazo ku myororokere y'urukwavu. So rero nenabemereye yuko nzaza nkabisubiramo in deep, neno agasomo gato kandi kumvikana neza, kugira ngo wowe wabonye ubushobozi bwo gutangira ku nkwavu utangire. Bakuzi bacu, inyubako y'urukwavu cyangwa y'ubworozi bw'inkwavu ntabwo ihenze, icyo ni icyambere. Kandi iraciriritse, kandi ugasanga n'uburyo wubakiye inkwavu zawe zikagubwa neza. Twihutishije rero ngiye kubaganiza kuri ibyo bintu bibiri. Namwe icyo basabye, mutera agatebe, nubishobora ufata agakaye n'agakaramu, dore ngiye nakazanye. Ntago agiza ko wakwicara mu ishuri udafite mashini cyangwa ikaramu n'urupapuro cyangwa n'ikayi ngo ujye wandika itwo wumvishije ari udushya. So bakuzi banjye, mbere nabyo ugomba kumenya yuko akazu k'inkwavu cyangwa se utuzu inkwavu zigomba kubamo, tugomba kuba twicaye kuri santimetero 75 uvuye ku butaka. Ugomba kumenya ko agasanduku kagomba kuba gafite ibipimo bikurikira. Kagasanduku kajyamo inuza inkwavu, ni ukuvuga ngo uburebure bw'ako gasanduku buba bungana na metero 1. Iri somo bisango wicare wige wandika. Noneho ubugari bukaba ari santimetero 75. Ikindi kandi uhagarike bugomba kuba ari santimetero 55. Nshuti yanjye, uri kumva ko gasanduku gahenze koko? Ahantu utazakoresha, ahantu ushobora gufata imbaho ebyiri zikaba zakora agasanduku kamwe, udusanduku tubiri tukanarenga. Ikindi ni ukuvuga ngo abana 6 bamaze gucuka. Rero aha impamvu mfatiye ku bana 6 ni ukugira ngo bikorohere, kuko mvuze akana kamwe byazagucanga mu mutwe, kuko urukwavu undi tuba tuzi ko rugomba kutubyara byibuze guhera ku bana 6 kuzamura. Na 5 batangiyeho nta kibazo, guhera kuri 5 kuzamura. None uvuga ngo abana 6 bamaze gucuka by'urukwavu bagomba kujya mu kiraro gifite mezire zingana gutya. Uburebure ni santimetero 90, noneho ubugari bukaba santimetero 70,
ubuhagarike bukaba santimetero 55 babana bakimara gucuka kuri nyina. So rero bakunzi banje, aho mbigisha, aho uzaza wumva utari kumva neza, jya usubiza inyuma video wongere uyitangiye usubiremo neza, utansabye yuko nanjye mbivuga mbisubiramo, kuko nasanze bituma iminota yiyongera, kandi ya minota nakagobye kuba ndi kuvuga irindi somo ryabagirira umumaro. So rero nuvuga ngo abana b'inkwavu bagicuka, niba ukeneye ko babaho neza, bakaba bafite umudendezo mu tuzu twabo, ni byiza yuko kubahiriza izimezire, kandi urabona niziraciritse, nawe ibaze santimetero. So nukuvuga rero ngo inkwavu zikunda ituze, icyo kintu mugomba kujya mukimenya. Ntabwo uzifata ngo wubake ngo iruhande rw'akabari gahora bacuranga bateza akavuyo usaku, no. Ubundi mumenye ngo inkwavu zikundira ahantu hatuje, cyane cyane mu gihe zigize zihaka, cyangwa se no mu gihe ziri kubyara, ndetse rega no mu gihe zonsa. Rero bakunzi banjye, ushobora kuza kuba wari kwibaza icyo kibazo, kwibaza se urukwavu utuzu tw'inkwavu natwubaka ahantu hameze hate? Shuti yanjye, tugomba kuba turi ahantu hari ituze, karitsiye ituje, ahantu hatuje, nta bintu by'urusaku bihora bisakuza. Iyo ubikoze gutyo rero uba wakoze ibintu kinyamwuga, nk'uko murambibashishikariza, nibyo mba nkeneye nanjye ko mworora kinyamwuga. So rero bakunzi banjye, ahantu inkwavu zigomba kuba ziba nuko haba hateye, ibipimo nuko nguko byubahirizwa. Wowe cyambere ni ibintu bihendutse, ni ibintu byoroshye, kandi ushobora kwibaza ngo ni bande bubaka ibi bintu. Nubwo mbamamarije batanyisha, ariko reka mbabwire, umufundi uzi kubaka neza utu tuntu yatukubakira, we wamuhereza izimezire akakubakira utuzu tw'inkwavu, akaba yanagukora n'utu tubox nyine inkwavu zibyariramo. Mwabyumvishe? So rero twakomeje, nabemere yuko ndi bubaganize ku bintu, ndi bubigishe ku bintu bibiri byonyine. Ubwo risoma nimbona mwarikunze, mwandike muri comment mumbwire amatsiko cyangwa se ibibazo mwibaza ku nkwavu, nzabibaganiza ubutaha. Ikindi mbibutsa ngo niba hari ubworozi runaka ufite ikibazo cyangwa ukeneye gutangira uwo mushinga, byandike muri comment, nzaza ngukorera iyo video ntugire ikibazo, kuko mbereyeho hano kubabera mwarimu mwiza, namwe mwangiza mukiteza imbere, then yo kwiteza imbere mukazanshimira. Tugiye kureba uburyo urukwavu rwororoka. Ushobora kwibaza ngo ese urukwavu rwimira igihe kingana iki? Ese rubyara inshuro zingahe? Ese rurekera kubyara mu gihe kingana iki? Ese urupfizi rutangira kwimya mu gihe kingana iki? Ibyo byose ni ibintu mbayishiye ngiye kubabwira muri iki kiganiro. Ngaho rero wikupa video itararangira, ahubwo icara utuze. Nshuti njya mbabwira ngo icyo ushaka kirakuvuna, kandi icyo ushaka ntabwo kigutegereza nshuti zanjye, sibyo? Ahubwo ni wowe ugerageza kukihamagara, ukakihamagara mpaka kikugezeho. Urubangura bwa mbere, urubangura rumaze amezi 7 ruvutse. Muri kunyumva? Urukwavu rwa rutaruzuza amezi 7 ntuzarushyire kuki ku mfizi, ndagusabye rwose, niba ukeneye ko ruzakubera icyororo cyiza. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, nukuvuga ngo urw'urugabo rwo rushobora gutangira kwimya kare, ariko ibyiza nuko rwatangira kwimya byibuze rufite amezi 8. Urubangurwa bwa mbere rufite amezi 7, ugomba kumenya ko atari kuzagenza ku mfizi. Imfizi yo yimya hakiri kare, ariko ibyiza wakayirinze igatangira byibuze kwimya ifite amezi 8. Ushobora kwibaza ngo nukubera iki, ni yihe mpamvu? Impamvu ya mbere, iyo ubwayo twadukeneye ko ikura bihagije igakomera umugongo, kuko ibizimya inkwavu zigiye zitandukanye, sibyo? Kandi ikindi ni ukuvuga ngo twadukeneye ko abana baruvutseho bagomba kuba ari abana bakomeye, b'icyororo beza,
tuzabyaza undi musaruro mu bworozi bwacu. Ukimiriza nyina ku gihe kuri ya mezi twavuze haruguru. Kandi ni ukuvuga ngo mbabwire inyungu, buriya hari abantu mutajya mubimenya. Ni ukuri ufite amafaranga wazatangira ubworozi bw'inkwavu kuko nta stress runatera kandi bwororoka vuba. Uziko ushobora kuba wifitiye inkwavu 10, izo nkwavu 10 ugashyira n'urupfizi rumwe ruhagije za nkwavu zose. Rero bakunzi banjye nimutinyuke, murashoboye n'ukuri. So rero si ibyo gusa, kuko urukwavu ruba rugomba byibuze bisaba ngo runo rupfizi urukurikirane ku buryo byibuze mu cyumweru ruzaza rwimya inkwavu 3 gusa. Ukirinda kuruhoza mu kazi ko kwimya kuko runanirwa vuba, rucika intege vuba, kandi rumenyereje kwimya cyane nanone bibangamira iki rwa rukwavu wabishyizeho utegura ko ruzavamo imbyeyi. So ni byiza rero ko ubikontorora ukabikurikirana buri cyumwe ukagize rwa rupfizi uruhereza inkwavu 3 zikaba zo ziribangurirwamo. Noneho twakomeje, ushobora kwibaza ngo urukwavu ruhaka igihe kingana iki? Urukwavu ruhaka kugeza ku minsi hagati ya 30 na 32. Ururengeje iyo minsi hashobora kuba habaye izindi mpamvu z'ubuzima rufite cyangwa rubayemo, ariko normali urukwavu ruhaka iyo rutabyariye ku minsi 30 rubyara ku munsi wa 32. Nizeye ko kantu mukumvishije mutazongera kukitiranya. Nabonye abantu benshi bakunze kubimbaza, ariko nuko nguko. So ikindi umenya yuko rwa rukwavu rumaze iminsi yose ruhaka, iyo rubura iminsi 3 ngo rubyare, ni byiza ko ushyira muri kakazu karwo agasanduku kazashyirwamo utwani rubyaye. Bishatse kuvuga ngo nibyo urukwavu iyo buri minsi 3 ngo rubyara, n'undi ruba rwaripfuye raguye ubwoya, buriya bwari rwipfuragura ruba ruri gutegurira aho abana barwo bazavukira. Rero iyo abana bakivuka wowe ukora iki? Ufatana kuri bwa bwoya ukabushyira muri ka gasanduku wateguye kari mu kiraro cy'urukwavu, then ukajya ufata babana uko bavutse ukagenda bateka muri ka gasanduku ari mu bwoya bwa nyina, ukazaza ufata n'igihe cyo kubwitaho ubwegereza nyina. Sibyo tazabona urukwavu rubyaye mwite mvanga abana barareba. Oya, muri ya minsi 12 ugomba kuba uri kuri caringa cyangwa uri kwita ku bana bavutse, ubakurikirana umunsi ku munsi, ukamenya ko abo bana bagomba kuzamenya kureba bamaze iminsi 12 bageze ku isi cyangwa se bavutse kuri ba nyina, kandi batangira kurya bamaze iminsi 18. Utazicisha inkwavu utwana tw'inkwavu inzara ngo ubone ngo iminsi 18 uvuge ngo turacyari dutoya. Ni bonsa rimwe mu munsi ikabona iminota hagati 3 n'itanu gusa, sibyo? Iki kintu mugomba kucyumva gutya nshuti zanjye. Abana b'inkwavu bonka rimwe ku munsi, bakonka iminota hagati y'3 n'itanu, ntabwo ugomba kuyirenza. Wowe ugomba kubikurikirana ugafata abana ukabashyira ahantu washyize mu gasanduku bavukiyemo, then ukajya ubakuramo ugafata wowe isaha imwe wabahitiye mushaka. Byaba byiza isaha yo kumanywa. Abana bakonka, bamara konka ya minota 5 yashira, ubwo wasema 3 cyangwa 5 yashira, ugahita basuza mu gasanduku ukabahereza utwatsi uba wabateguriye. Inkwavu zicuka zimaze amezi 2. Ni ukuvuga ngo urukwavu rubyaye abana, ruronyeje, rucukije abana babo bafite iki? Amezi 2 muri make. Abana bacukira amezi 2. Ariko iyo barya ubwatsi gusa, nyine ishobora kubyara inshuro 3 mu mwaka.
murumva ko ubworozi bw'inkwavu ni business iryoshye. Biba byiza inkwavu zihaka cyangwa zonsa, biba byiza ko zigira imvange, uza no kumvange ifu. Niyo utayiha kenshi, niyo ku munsi wayiha rimwe cyangwa rimwe mu minsi 2, ariko byibiza zikajya zibona n'akavange k'ifu wazivangiye. Nukuvuga ngo icyo gihe urukwavu rucukira iminsi 35 na 40, nibwo ni hagati ya 35 na 42. Noneho rushobora kubyara 5 mu mwaka, rugacutsa abana 30. Mwabyumvishe? Bivuze ngo urumva iyo urimo kurya ibyatsi rutakaza imbaraga nyinshi, bikaba byatuma rushobora kubyara kangahe 3 mu mwaka. Ariko iyo uruvangiramo n'amafu wivangiye, ndashaka kuzabakorera imvange, nkabigisha ukuntu wikorera imvange y'amafu yo guhereza inkwavu, maze urebe ngo yahita utunga ifaranga ryinshi kakahava, abantu bakakwibazaho. Sibyo? Iyo urugaburiye iyo mvange rero ucukiriza hagati y'iminsi 35 na 42. Icyo gihe rero urumva n'ubundi y'amezi 2 ntago abagezemo. Icyo gihe iyo bikoze gutyo, bikoze kinyamwuga, usanga mu mwaka urukwavu rwawe rukubyara inshuro 5, abana rwabeshejeho cyangwa abana barukomotseho baba byibuze dukuyemo abapfuye, abahuye n'impanuka, baba ari abana 30. Wabyitayeho barayo mafaranga rero urukwavu ruba rukwinjirije mu mwaka. Bakuzi ba Cyomoro Vet TV, niba babana bavukiye muri twa dusanduku, noneho babana igihe cyageze ngo bacutse, dore ikintu uzakora. Uzabakura mu gasanduku bari basanzwe babamo, ubashyire noneho ubashyire muri ako kazu nta gasanduku karimo, noneho batangiye bisanzure, bamenyere kuba mu kiraro cyabo cyangwa mu kiraro cy'utwo twana tw'inkwavu nta gasanduku karimo, kugira ngo ziyakire vuba. Rero iyo zibimenyereye uzirekera aho ngaho rwose, washaka ukimura nyina, abana bakaguma aho ngaho nta kibazo. Rero bakunzi ba Cyomoro, ikindi kintu mugomba kumenya kandi ntagomba gusiga ntababwiye kuko ni ingenzi, ukibaza ngo mbese urukwavu rusaza rufite igihe kingana iki? Ubundi urukwavu rusaza rubaho, ushaka warubyaza kugeza ku myaka iki, kugeza rugejeje imyaka 5, ubundi ku myaka 2, imyaka 3, kugeza ku myaka 5. Urwo rukwavu nuko ruba rwakubyara, ushaka iyo myaka warukuramo, ariko iyo kirukunze warubyaza ukarumarana imyaka 5 nta kibazo. Ku mwaka wa 5 ruba rwashaje pe, ruba rwashaje, uba ugomba kurukura mu bworozi bwawe. Uretse kuba warukura mu bworozi ari uko rushaje, hari n'izindi mpamvu, sibyo, zatuma ukura inkwavu zawe cyangwa ukura urukwavu mu bworozi bwawe bw'inkwavu. Si uko rushaje gusa, noneho dore izindi mpamvu zishobora gutuma ukuramo urukwavu mu zindi nkwavu woroye. Swati rushobora kuba rwa rukwavu rubyara abana buri gihe batarenze 4. Niba urukwavu rukubyarira abana 4, ubu koko uracyarukomeyeho mu biki? Urwo rukwavu rwihorere, urukure mu bworozi, urusimbuze urundi rw'icyororo rubyara abana byibuze guhera ku bana 6 kuzamura. Icya kabiri, niba urukwavu rukunda kubyara abana bapfuye, urwo rukwavu rakumara iki mu bworozi koko? Urwo narwo rukwemo, niba bigiye uko rubyara ibyana bipfuye, rukuremo. Icya gatatu, niba urukwavu rukunda kuramburura, uracyarwizirikaho ngo bigende biti? Urwo nta musaruro, rukure mu bworozi bwawe, uzana urukwavu rutakunda kuramburura. Si ibyo gusa, niba urukwavu rwawe rutabasha kwita ku bana ngo rubonse, urukwavu rwanga konsa abana pe, ibyo bibazo njya mbyakira ku bwinshi.
urwo rukwavu na rudakunda konsa abana barwo uraburekera mu bworozi ngo rumare iki? Niruvemo, kuko turi mu isi yo korora kijyambere. Nutora kijyambere uzisanga waratakaye, warasigaye inyuma. Sibyo bakuzi banje. Rero icyo nshaka kukubwira nuko ibintu byakuzanira ibihombo mu bworozi ntukajye ubitaho umwanya, dusezera ubisezerero bikuremo winjize ibifite inyungu. No mu yandi matungo niko bigenda. Itungo natanga umusaruro bikure. Video izakurikiraho nibimwayikunze muzambwire ku nkwavu icyo mushaka ko tuvugaho. Icyo nzi cyo mufite ibibazo nanone ku bijyanye n'imigaburire yarwo y'inkwavu, ibyo nabyo ndi tayari kuzabibigisha. Rero bakunzi ba Cyomoro Vet TV, icyo nababwira nuko mugomba mwebwe gusa kujya mudukorera subscribe, mugakora share nyine, mugafite iyi video iyo link mukajya muyikwirakwiza mu bashuti banyu, mu magroupe atandukanye mubamo, mukadufasha gukwirakwiza iyi channel yacu kugira ngo abadukurikirana barushaho kuba benshi, natwe twisange YouTube yacu channel yagutse yageze kure, natwe bidutera motivation, bikadutera imbaraga zo gora tubahereza ibintu byabateza imbere, byatuma muva mu bukene mukagera mu bukire, sibyo? So rero bakunzi banje, isomane n'abateguye n'ibyo ngibyo. Niba ari kunyuze kanda like na comment na share. So Imana ibaho umugisha mwinshi cyane, ndabakunda cyane. Imana yivange mu byanyu, wowe ufite intego gutanga ubworozi, Imana ibyivangemo bizagenda neza. Ciao ciao.